Hari igihe wicara ukibaza uti kubera iki ubuzima bwanjye budahinduka, ugakomeza wibaza uti ari ugusenga ndasenga kandi ngerageza gukora buri kimwe cyose kugira ubuzima bwanjye buhinduke, ariko byose bikarangira n'ubundi ubuzima bwanjye bugumye kwa kundi. Ese ni ukubera iki hari abantu batangiriye kuri bike none kuri uno munota bakaba barageze hejuru, akaba bageze ku rwego rushimishije, ariko wowe ukaba ugerageza ibintu byose, ibintu bigiye bitandukanye, ariko n'ubundi bikanga, amaherezo bikarangira ufeyirinze, ugakomeza kubona ubuzima buri kugenda burushaho kuba bubi kuri wowe. Ese basi ujya wibuka ko impinduka nyayo udashobora kuza mu buzima bwawe mu gihe wowe nyir'ubwite utishyiriyeho inzira nyayo? Uyu munsi reka nkubwire inzira 5, inzira nziza nyazo zageragejwe kandi inzira z'ukuri zishobora guhindura burundu uburyo kibonamo ubuzima bwawe. Ntabwo ari amagambo gusa, oya, ahubwo ni inzira z'abantu batangiye bameze nkawe, ariko uyu munsi bakaba barabaye intwari mu buzima bwabo. Nimba koko wifuza guhinduka bya nyabyo, ntabwo ukeneye ibitangaza, ahubwo ukeneye guhinduka mu bitekerezo. Uhereye none reka twinjire mu nzira 5 zituma ugira impinduka nyazo mu buzima bwawe. Gusa nimba ari n'ubwa mbere wageze kuri Lovetime-P, ndakwibutsa ko wakanda subscribe, kuko wageze ahantu hanyaho mu nzu ngari ibisubizo by'ibibazo twibaza umunsi ku wundi. Ikintu cya mbere cyagufasha guhindura ubuzima bwawe bya nyabyo. Nimba ushaka guhindura ubuzima bwawe bya nyabyo, banza umenye aho uhagaze ubu ngubu, wimenye kandi wige kwiga kwakira ukuri. Biragoye ko ushaka kugera ku mpinduka nyazo utarabasha kuba wasobanukirwa aho uhagaze wowe ubwawe ku giti cyawe. Banza wimenye kandi unisobanukirwe kandi wige kubaho mu buzima bwawe. Wifata ubuzima bwawe ubayemo nurangiza ubugereranye n'ubw'abandi. Icyo gihe nta mpinduka uzigira ubona mu buzima bwawe, kuko uzaba uri gushaka kwipasa muremure. Ahubwo banza wiyakire ukuri maze ubeho mu buzima bwawe, ureke gushaka kubaho mu buzima bw'abandi. Hari abantu benshi bashaka guhindura ibintu badashatse kubanza kwemera ukuri k'ubuzima bwabo babayemo, ariko burya iyo wamaze gusobanukirwa neza n'ubuzima ubayemo, bigufasha kuba watera intambwe yakugeza ku byo wifuza kugeraho byose. Reka nguhe nk'urugero, nk'umuntu ushaka kuva mu bukene ariko akirengagiza ko imyumvire yiwe ariyo ituma aguma muri bwa bukene arimo. Nimba ukomeza kwinubira ubuzima ubayemo ariko ntushyiremo imbaraga kugira ngo ubwo buzima ubayemo ubuvemo, ahubwo ugakomeza guhanga amaso ibyo abandi bagezeho maze ukiyibagiza intumbero yawe ndetse n'ibyo wifuza kugeraho, ntabwo icyo gihe uzaba usobanukiwe neza n'icyo ushaka mu buzima bwawe. Kuko uri gufata wa mwanya wagakwiye kuba uri gukoresha uri guhindura ubuzima bwawe maze ukawutakaza ku bintu bitagufitiye umumaro, uri kureba ibyo abandi bagezeho, maze isi nayo igakomeza ikaguhuma amaso, ikakwereka ko kugera kuri ibyo ngibyo ari ibintu byoroshye, kandi mu by'ukuri guhinduka ndetse no gushaka guhindura ubuzima bwawe ni step by step. Wikomeza kwibeshya, kuko guhinduka ntabwo ari ibintu bitabiba ako kanya, ahubwo ni impinduka zisaba igihe kandi zisaba kwihangana ndetse no guhozaho. Impinduka zitangira ari uko wemeye kwirengagiza ibyo byose maze ukamenya ko ari ufite inshingano zo guhindura ubuzima bwawe. Agastori gato k'umugabo witwaga Eric wabonye ko amaze imyaka 5 nta kintu kinini arigezaho mu buzima bwe. Guhera uwo munsi yafashe ikaramu arangije yandika ku rupapuro agira ati, aho ndubu sinshaka kuzongera kuhaba mu myaka 5 iri imbere, kandi ndashaka guhindura ubuzima bwanjye bukaba bwiza kurushaho. Nkemera kuba Eric uwo ndiwe kandi nkemera ubuzima mbayemo. Uwo munsi Eric yandika ibyo niwo munsi Eric yatangiye impinduka nyazo mu buzima bwe. Nshuti yanjye, nawe emera gutangira impinduka nyazo mu buzima bwawe. Emera ubuzima ubayemo kandi wige kubwakira uko buri. Uburyo bwa kabiri bwagufasha kugira impinduka nyazo mu buzima bwawe: shyiraho intego mu buzima bwawe zifite ishusho ndetse n'agaciro. Gushaka kugira impinduka zidafite intego mu buzima ni nko gushaka kugenda ahantu utazi iyo ujya. Kugira intego mu buzima bitanga icyerekezo cyawe wifuza kugera ndetse n'ibyo wifuza kugeraho, kuko ya ntego wihaye niyo igupushinga ndetse ikagufasha no kwirengagiza bya bindi byose bidafite agaciro, bidafite aho bihuriye n'icyo wifuza kugeraho, ahubwo ugakomeza gufokasinga ku byo wifuza kugeraho. Rero ubuzima budafite intego biragoye ko bwahinduka. Niyo mpamvu guhinduka bijyana no gushyiraho intego mu buzima bwawe, kandi akaba ari ya ntego izagufasha guhindura ubuzima bwawe. Reka nguhe urugero, vuga ngo ndashaka kugira ubuzima bwiza. Yego biragoye, ariko vuga ngo mu mezi 6 byibuze nzaba nsoje gusoma ibitabo 12. Gusa kuko abenshi mudakunda gusoma ibitabo, ariko ihereza intego uvuge ngo byibuze buri munsi cyangwa buri nyuma y'ibyumweru 2 nzajya numva ibiganiro 5 kuri Lovetime-P. Impamvu mbivuze gutya nuko n'ubundi bino biganiro bitambuka kuri Lovetime-P ari ibiganiro byagufasha guhindura ubuzima bwawe bukaba bwiza kurushaho. Ndetse kuri Lovetime-P niho honyine wakura ibisubizo by'ibibazo wibaza mu buzima bwawe. Niyo mpamvu mu gihe utabashije gusoma ibitabo ugomba kuza kuri Lovetime-P maze ukumva ibiganiro tuba twaguteguriye, kuko byakugirira umumaro mu buzima bwawe.
Ikindi kandi nimba ushyizeho intego mu buzima bwawe kandi ukaba uhembwa umushahara w'ukwezi, byibuze kuri uwo mushahara uhembwa ku kwezi jya ukuraho pourcentage ya 20% maze uyizigame. Si ibyo gusa, nimba nawe kutwumva muri kano kanya ariko akaba ari nta kazi ufite kandi ukaba ugira amahirwe yo gukora ku mafaranga, ayo mafaranga wiyapfusha ubusa ujya kuyagura ibintu bitakungukira, ujya kuyinezezamo, kuyagura imyenda ndetse n'inkweto bigezweho. Ahubwo nimba ubona ko ayo mafaranga atavamo umushinga, genda uyasevinga gake gake maze namara kugwira uzayakuremo wa mushinga wifuza kuba wakora. Ariko nimba uyabonye ari makeya ugahita uyapfusha ubusa ukayica, bizagorana ko ari impinduka uzagira mu buzima bwawe, kuko nawe ubwawe ntabwo uzi gufata icyemezo cy'ibyo wifuza kugeraho. Agastori gato k'umukobwa witwa Linda wigeze kwandika intego ze ku rupapuro ari kuvuga ati mu mezi 6 nzaba ntangiye business yanjye yo gutangira gukora amasabune. Uyu Linda kugira abone amafaranga yo gutangira ino business yatangire ku bwizigame bw'igiceri cy'ijana. Aya ni amafaranga yasaguraga iyo bamutumaga ibyo kurya ku gasoko, maze bya biceri bamugaruriye agakuramo igiceri cy'ijana akagisevinga. Nyuma y'igihe Linda nibwo yagiye kureba ahantu yashyiraga bya biceri byiwe, maze yose yabariye hamwe asanga ni ibihumbi 10. Nibwo yafashe umwanzuro wo gutangira gukora business yo gukora amasabune. Nawe nshuti yanjye, nimba ufite intego mu buzima, burya byagufasha kuba wagera ku cyo wifuza kugeraho. Inzira ya gatatu yagufasha kugira impinduka nyayo mu buzima bwawe. Iyegereza abantu bagutera imbaraga mu buzima bwawe, ba bantu baguhereza motivation, apana ba bantu baguca intege. Nta mpinduka nyayo ishobora kubaho uri wenyine. Yewe baca n'umugani mu Kinyarwanda bavuga ngo umutwe umwe ntuwifasha gutekereza ahubwo wifasha gusara. Nimba ushaka impinduka nyazo mu buzima bwawe, gerageza wegere ba bantu bazaguha ibitekerezo bizagufasha kwivana muri uwo mwijima urimo. Gira inshuti nyazo kandi za nshuti zizakwereka inzira nziza yo kunyuramo, kandi wirinde agatwiko katinjiza mu buzima bwawe. Reka nguhe urugero kugira ubyumve neza. Kugira inshuti nyinshi ariko zihora zikujyana mu bintu bitari byiza, burya izo nshuti byaba byiza uzisimbuje inshuti imwe ariko izakugirira umumaro mu buzima bwawe. Agastori gato k'umusore witwa Mike wabaga mu itsinda ryahoraga rivuga nabi abantu hano ku mbuga nkoranyambaga. Ngira ngo abantu benshi murabizi hari udutsinda tugiye turi kuri zino mbuga nkoranyambaga twiyemeje kuzajya tuvuga n'aba bantu ndetse tukanabasenya. Rero ako gatsiko nk'ako ngako niko no musore Mike yabarizwagamo. Umunsi Mike yagiye mu itsinda ry'abantu bakora bene bino bintu byo kugenda basebanya ku mbuga nkoranyambaga, yumvise uburyo kibavuga ku ntego zabo, bituma nawe atangira guhinduka muri we. Guhera uwo munsi Mike yataye intego yiwe nyakuri yari yatumye aza gukoresha zino mbuga nkoranyambaga, maze yinjira mu gatsiko ko gusebanya ndetse no kuvuga n'aba bandi, kandi mu by'ukuri atari yo ntego yari yamuzanye kuri social media. Nyuma y'igihe gito uno musore Mike hari ibyo yaje kuza gutangaza kuri social media ziwe, ndetse abikurikizaho n'amagambo yo gusebanya, maze biba ngombwa ko nyiri gushyirwaho kino cyasha ajya kumurega kuri RIB. Ubu ngubu tuvugana uri kumva ino nkuru, Mike yakatiwe imyaka 2 y'igifungo. Nshuti yanjye, nimba ushaka impinduka nziza kandi impinduka nyazo, gerageza kwiyegereza ba bantu bagufasha guhindura ubuzima bwawe bukaba bwiza kurushaho, apana kwiyegereza ba bantu bakomeza kukwangiriza ubuzima bwawe. Nk'ubu ngubu Mike yakiza gusobanukirwa neza ko yagize inshuti mbi, ntabwo kuri ubu ngubu yagakwiye ko yarakatiwe imyaka 2 y'igifungo. Ari nayo mpamvu wowe uri kumva kino kiganiro nkwibutsa ko wazajya guhitamo inshuti nziza, inshuti nyayo ubona yagira iki kumarira mu buzima bwawe. Inzira ya kane yagufasha guhinduka bya nyabyo nimba koko ubyifuza. Emera ko kubabara bibaho mu buzima, kuko ntabwo uzigera ubaho mu buzima bwawe uhora wishimye, ahubwo na bya bihe by'ingorane ndetse n'amakuba ujye witegura ko bizajya bikubaho mu buzima bwawe. Rero ujye uhora witeguye kandi unemera ko kubabara bibaho mu buzima, kuko impinduka nyazo bisaba kuvunika, gutinya, gucika intege ariko ugakomeza. Never give up ku byo wifuza kugeraho byose mu buzima. Menya ko ku isi utazigera ubaho ubuzima bwawe bwose ububayeho wishimye, ahubwo menya ko na cya gihe cy'amakuba nacyo uzakigeramo. Ibyo byonyine numara kumenya neza ko bibaho mu buzima, nibyo bizaguha impinduka nyayo mu buzima bwawe, kuko nta mpinduka uzigera ugira utaraciye muri bya bihe by'ingorane. Reka nguhe urugero rutoya. Iyo uhisemo kuzigama amafaranga yawe, bigusaba kwihanganira, kwiyima ndetse no kwirengagiza bya bindi byose wowe wumva ushaka. Cyangwa se uzareba iyo uhisemo kwemera gukora siporo, uba wemeye kubabara ariko by'akanya gato kugira ngo ejo uzabone umusaruro. Rero no mu buzima bw'impinduka tujye twemera ko kubabara bibaho. Agastori gato kukuntu nigeze gufata icyemezo cyo kuzajya nkora imyitozo ngororamubiri, gusa bikazajya bituma numva muri ge ndwaye bitewe n'izo siporo nakoraga. Ariko nyuma y'amezi 3 gusa maze kubona impinduka ndetse n'imiterere mishya ku mubiri wanjye. Ibyo byose byatewe nuko nemeye kubabara mu gihe cy'akanya gato, ariko nkabona igisubizo kingeza ku mpinduka nifuza kugeraho mu buzima bwanjye. Rero nshuti yanjye, nta mpinduka nyayo uzigera ubona mu buzima bwawe mu gihe utemeye kubabara by'akanya gato, cyangwa se mu gihe utemeye kuvunika by'igihe gito.
inzira ya gatanu izagufasha kugira impinduka nyayo mu buzima bwawe. Nagushishikariza kugira ukwizera no kudacika intege mu byo ukora byose. Nuramuka utagira icyizere muri wowe ndetse ukaba ucika intege cyane kandi vuba, bizagorana kuzagera ku mpinduka nyazo mu buzima bwawe. Kuko kugira uzagere kuri izo mpinduka bizagusaba kwihangana ndetse no kwizera. Impinduka nyayo si ikintu kibaho mu cyumweru kimwe gusa, ahubwo ni uruhererekane rw'ibihe ndetse n'iminsi. Rero bizagusaba igihe, niyo mpamvu ugomba kugira ukwizera ndetse no kutava mu nzira wiyemeje kunyuramo. Hari urugero rwiza nkunda gutanga rwo ku mwana uri kwiga kugenda. Uzareba umwana iyo ari kwiga kugenda inshuro agwa hasi ku munsi, ariko n'ubundi agakomeza agahaguruka, agakomeza agahatiriza, agakomeza agapushinga kugira ngo arebe uburyo ki nawe yazabasha kugenda nk'uko abandi abona bagenda. Uwo mwana buryo uba uri kureba impamvu aba ari gukora biriya bintu nuko aba afite icyizere cy'uko nawe azabasha guhaguruka akagenda nk'abandi. Ariko buriya aramutse ari nta cyizere kiri muri we, akagwa inshuro ebyiri zonyine gusa yahita abyihorera. Ariko kubera ukwizera ndetse no kudacika intege biri muri we, akomeza guhatiriza kugeza kuri wa munsi azatera intambwe akagenda, akava hamwe akagera ahandi. Nawe rero icyo cyizere nicyo ukeneye kugira ugire impinduka nyayo mu buzima bwawe. Nshuti yanjye, impinduka nyayo si amagambo cyangwa se intego wandika mu bitabo, ahubwo ni urugendo, ni icyemezo cyo kuba umuntu mushya umunsi ku wundi, ndetse no kwemera ko buri munsi hari intambwe ugomba gutera mu buzima bwawe. Kugira impinduka nyazo mu buzima biragoye, cyane cyane kuri ba bantu basojwe gufatwa bugwate na za ngeso mbi, cyangwa se basoje kuba addicted na bya bintu bigenda byangiza ubuzima bw'ikiremwa muntu buhoro buhoro. Gusa nshuti yanjye, ngufitiye igisubizo cyiza cy'uburyo cyo ushobora kwikura muri ibyo bintu byakubayeho nka karande mu buzima bwawe. Wenda reka dufate nk'urugero, wabaswe n'ibiyobyabwenge, wabaswe n'ubusambanyi, wabaswe no gukina urusimbi, wabaswe n'ubusinzi. Ibi byose maze kuvuga, hari uburyo bwiza bwagufasha kubivaho bitagusabye kujya muri rehabilitation. Nimba wifuza kubimenya, jya muri comment maze wandikemo part 2. Ubutaha nzabakora igice cya kabiri cya kino kiganiro cy'ibintu byagufasha kwikura kuri zimwe mu ngeso zakubase. Ni naha dusoreje ikiganiro cyacu cy'uno munsi. Ndabashimiye cyane mwebwe twabanye kuva aho twatangire kugeza aho dusoreje. Nanabibutsa kuba mwakanda subscribe nimba ari ubwa mbere mwe mugize kuri Lovetime-P, mu nzu ngari y'ibisubizo by'ibibazo twibaza umunsi ku wundi. Mwakoze kubana nanjye. Imana ikomeze ibarinde.